Umva tutanayisi we ntacyo ufite ubwira abanyarwanda. Tuza shedi, tuza ntacyo ufite mu gihe innyo wibagishije, mu gihe amara wakuyemo atarakungukira. Tuza uri inzererezi nk'abandi. Tuza uzahurira n'umuturage muri gare wigiriye hehe, uturize n'uwigiriye Nyagatare, muzahurirayo mutuza. Mu gihe innyo yawe itarakungukira sheri, mu gihe ukibona ya makeup, abandi bagira ya makeup pe. Mu gihe innyo yawe itarakungukira, mu gihe ntacyo ufite abantu ubwira abanyarwanda, ntacyo ufite ubwira abanyarwanda, ziba mu gihe ayo wagiye kwibagishamo atarakungukira, ziba. Uri mbabakazi nk'abandi, uri marine nk'abandi, uracyatega akamoto, uracyafata agakabu nk'abandi bose. Ntacyo ufite utubwira. Niba utwereka amashyira n'amaki byose yakuvuye mu mubiri wawe, ukaba ukigira ntacyo ufite tubwira. tutanayisi we ntacyo. Ciringa bro, ciringa uze mu matiku neza. Reka mubwire ujye ugenda uvuge, ngiye burya mvuga ku ijambo nzahagararaho. Ibintu byose mvuga mba mbihagazeho, mfite n'uwabimbwiye, mfite na proof. Urumva mba rwose mba mbihagazeho, sindi nkawe, ntago nzigera mera nkawe. Ndagusumba no mu bitekerezo ndagusumba. Ubu se mana yanjye zinda ndushikira gushowa ingofu n'amadeni utarishyura, inzoga unywa ugasigara ubwenge discipline bwawe bw'ukantu hose bagiye bakwirukana guhostinga ari ukubera kutukana kuri nika situation wagize cyangwa uko bayikwanditseho amazina yawe. Umva bireke nshuti yanjye, ndakuzi bihagije rwose. Sindi gushaka gutukana nawe, ariko uri gutuma ngenda nukana nawe, kandi ibintu ntabwo ari byiza, si byo sheri? It's not good. Ntukaze kumagiraho, urukumva? Ntukaze kumagiraho. Wowe umuntu w'umukobwa w'inkumi, njyewe ni nabwo bwa mbere twanye n'umuntu gutya tugatukana. Abandi bantu bose twashwanye turabiganiraho, ubushuti tukavuga ati ubushuti ntabwo bwacu buri kugenda neza, biranze. Buri wese akamuva ingoni n'ubuzima bwe. Warabyutse urimagina tu ati nahisi yanutse. Nshuti genda gufite n'imyenda wabeshye ngo Kate yango yatwaye. Iyihugira ko Kate yarabye nda wigeze atwara. Bimwe ngo imyenda ngo Kate ubu Brian barabizi ko nta myenda yigeze atwara, imyenda yakodeshaga. Ayo yamaka. Banza ujye kwishyura hariya Remera, ubundi rwose uzumvugisha, sibyo? Musi wose wivuga imbeba. Ngeze ndafite inge. Wowe ufite iki? Iyihe modoka ufite muri runo Rwanda? Iyihe nzu wishyura? Ibiryo urya saa sita ku bakozi udashobora kumarana n'iminsi ngahe? Ngerega ntabwo njya nifata zigo mvuge ngo nzibi ngo nceceke nkawe, kuko we ntabyo uzi. Ngenda nkavuga n'imbwa mu mazina yazo. Nshuti yanjye nyibutsa umunsi woheruka kwishyura inzu. Ubu ntabwo nshaka kuza mu bandi bantu batari muri no groupe, batari nawe ngo mbazeho, sibyo? Ariko bara urebe uve muri ubwo bugoryi, ureke kwishunza ku muntu utanakwitayeho, umuntu utakitabira n'ibintu bya muntu utaza no kugusapotinga muri night nimwe, ukirirwa uri kuri side ubizi neza ko ari ingurube muzindi. Umva mbabarira nshuti yanjye. Guseka cyane umunsi utazakikaho, kandi njye nawe tugiye kubambira imbere. Ubwo rero ugashaka ngo ubu utatagiye kuba ruhutse. Waya ego ko ubu yashaka ngo ntabwo kandi nawe yagiye ngashe ngo kuvugira ego nta nubwo njye nari nsaho byahereye. Yego yaje ngaje ngo yabavuze inshuti yawe. Urabizi nta muntu hano kuri TikTok utihomyeho Marina, nta muntu utihomyeho. Njye wigeze mbona cyangwa ngo kuri tubucana yawe cyangwa ngo like ngo cya comment, wowe wigeze mbona iwawe? Njye sinjya marara, sinjya ngendera mu kigare nkora ibyanjye. Kandi niyo ndange nzi yawe ngo niteta nice sheri izakubwira hano yagiye gukuriramo amara, nawe ugenda ukubiteho ikibuno. Urumva? Izakubwira teta nice fata abo bakombanya bawe, fata Sami, fata Marina, ugenda bashyirireho ikibuno.
nawe nose ko hajemo teta kandi mana yanjye teta ubu ngubu teta nasifata bakomba niyo bawe ugenda bafata ahantu wagiye kubagisha ikiromba ugenda ahantu wagiye kubagisha ikiromba n'ahantu wagiye gukurishamo amara ugenda ubafate ubatware bagushyireho ikibuno mana y'isinifu ugenda ubafate ngiye kuza musakuza niba muri abakobwa agatsina kanyu kahiriye mugende mufate ayo mafaranga Marina urabizi ako gasaza kabusheri urabizi kandi nawe ntabwo ubihakana iyo uza nk'ubihakanaho gatoya wari none se nawe yonka inzonyo sheri kandi arabizi ujyanga inzonyo bebe ikiza arabizi ko mbizi narimo bwarangira avuga ngumva ngo nahise we ngo nagarimo uyu ninde uri kungabanyisha umunwa teta nahise ngo nagarimo niwe bapfuye ahubwo bari abamarina ngo bari kuvugira teta ngo twapfuye iki ababyeyi ba nyina agiye gufata nyina akamukura igisenyi uriya marina yagiye gufata nyina akamukura igisenyi niba ari umukobwa w'umukire cyangwa ayobewe ko n'abacumbikiwe ayobewe ko acumbikiye aba mu nzu azareka gukomba inzonye zuriya musaza se areba ko adataha iwabo igisenyi mana y'isi n'ijuru Marina uzareka gukomba izo nzonyo urebe ko udataha iwanyu igisenyi usikura umusazi urari umukomba nzonyo ubeshejwe no gukomba inzonyo warangiza ukaza ukabwaterara iyo ubihakanaho gatoya ukareba utuntu nkukorera njyewe ukareba utuntu nkukorera wavuze ati uramufite ariko napfa uzashaka uwundi urumva gashu urumva uwo muntu yavuze ati aramufite napfa nzashaka uwundi nawe nabaho nta nubwo abihakana yabihakanaho gato yakareba ko ntaza nkamuta hanze mana yanjye gato yakareba ko ataza nkamuta hanze sheri ntabwo murabizi mwe muza mumugira abantu warangiza acarugu sindyarya ahubwo acarugu buriya nakwemeye acarugu we acarugu ngo gatema ubaga cyaririyoza kimaze kuvuga hariya ngo ufite ishyari ngo sirevo yawe ngo ndashaka gashumba avana rye kureba Jessica Karimu na Gigi nabo bawucanye yego koma rega mbe ndi kwa gatema bagise bari gushwana ari si imihanda noneho mana yanjye n'ibiki biyiri na Jessica bashwana oya ntabwo bari gushwana ubu ntihabuze nk'umuntu bari kubaga twikomeze ku nzu z'abakobwa batunze n'inzonyo baba i Kigali barangiza ngo nkwe ariko ori bashaka uri umusazi ngo mwazahise n'abafana bakarwana noneho ikindi gashu bari kuvuga ngo njyewe ntabwo njye mbeshejweho na like ntabwo mbeshejweho ngo n'ibiki urumva akawunti yanjye igiye nafungura iyindi ntabwo ari umunwa wanjye mwaba mutwaye iyo navugaga ejo abantu bajya kuvuga ngo bazaborokera ngo abantu bamaha akawunti yawe ngo natwara akawunti yawe muzi kubwajagura mwakoze igikorwa na kimwe watwara akawunti ariko ntiwaba utwaye umunwa wanjye n'iyindi yaza n'iyindi kaza n'indi noneho uburyo mu mana yanjye uburyo muri gupfa teta n'uburyo mana n'indi akamenya ko teta yaje akambwira ngo n'ubundi yarabishakaga ko muvugaho ngo kuko ngo namuzaniye abafurora none se teta yazamutse ngumva ngo gate ngo ngende ariko mvuga ngo ndabikunda ngo kubera ko ngutuma ngo ndebwa cyane ngo ukananzanira abafurora ngewe ikintu nzi cyo neza ni uko teta mu bintu byose gate mu bintu byose mupfa uzi ko atajya gufata nk'umwana nyine aba yumva uri umuntu uri kwivugira utabigize se afata umwana mufungurira live oya ni ukuri ngenda bizi neza gate teta nawe utamuzi ngo bakaye nabo bansanga iwanjye nta muntu ngewe nzajya mfite live yanjye amfata nk'umwana yaje arambwira haza na bene wabo ariko abanye famiye haburamo n'ikintu na kimwe kizima
ikintu na kimwe kimwe kizima wowe urafata umubyindi w'iwanyu wananiwe mwananiwe kurira niba ari no kurira warangiza ukaza kunsakuriza ngo mwenga mukuru wanjye ngo murumuna wanjye n'ibiki uyu muntu uri muri comment niwe ubajije ngo ubundi ngo teta mwapfuye iki n'ubu sindumva ikintu rwose umvaga gate kuvuga nk'abakecuru sheri nanjye ndashaje nanjye sinamenya arimo nabona mama yanjye ibintu ubu ngubu njye nari nzi ko teta agiye kuruhuka aho ntabwo nari nzi aho ngariyo bitangiriye yizanye sana na famiye ye sheri urumva yizanye sana na famiye ye urumva yizanye azana na famiye ye ngo ishyari ariko iryo shyari mwirwa muvuga izo ahantu njyewe nindabababwiye ko umuntu wese azatungwa n'inzonnyo urumva niba mutegereje ko umusaza mubitse mu nzu ejo gashumba ariko teta shana se ko teta ngiye mukunda nta n'ikintu njya mpfa nawe pe noneho uburyo ajyanye noneho umva nkubwire gate nzaguheza n'ama-screenshot turi kukuvuga ntabwo bindeba umva nkubwire gate kubera ko teta nasi yafataga abakozi b'iwabo ku ngufu baraje babyivugira ibyo ntabwo bindeba ahubwo se baba bavuga yuko nyina umugabo yamuvagaho akamubyaho ibyo ntabwo bindeba gashu abakozi b'iwabo baraje kandi nawe niwe wabahamagaye ibyo ntabwo bindeba mwarangiza ngo umuntu ngo sirefa yawe gute ukivuga izina ryawe mu kanwa umuntu rero sirefa yawe gute ukivuga izina rye mu kanwa umva izo nzonnyo barazirya umva barazirya barazirigata ubona gute ngo umuntu ngo sirefa yawe niba umuntu atari refa yawe mutanakicarana ubwo tufata umwanya ukamufungurira live noneho uburyo nkunda teta ubu ngubu nabuze n'ikintu mvuga pe ubu nabaye speechless kubera ko nyine ukuntu ubanye nawe njye n'ukuntu tubana ntabwo ari n'itegeko ngo abantu bose banagukundisha abantu bahuza urumva si itegeko ngo njye nawe ngo dukundane cyangwa n'undi dukundane njye nawe se twari ibintu twavugana kitse duhura tukavugana ariko none njye akamubwira njye narababwira dushobora kuvuga akagambo kamwe uzi ngo ni ibintu bisanzwe nawe arabizi ibyo yagiye kuvuga kuri uriya mukobwa ngo gate ariko nyine reka dutegereze iyo myenda yitangira ngo mari navuze ko azagukubita nanjye kari agasaza ke nk'agahuhura azankubita cyangwa abona yirirwa bamukubita akabuno karagiye karabyimba karashushubirika yibwira rero ngo abantu bose yabakubita akubita nde nzagaya ninamubona dutegereze niba ari n'ubwo burozi sheri ntabwo ari wowe uzi kuroga wenyine icyo cyo kimenye sheri niba ako gasaza kaguhenesha kakaguhonda siko abantu bose bakubitwa urumva siko abantu bose bakubitwa manzi ukuri wanyu igisenyi wene twagura umukire uzi kuba mu nzu y'umusaza sheri uzi kuba mu nzu y'umusaza ukomba inzonya misi inzonya waragiza ngo abakongomani urumva abakongomani bagifite ijambo koko ku munyarwanda koko ngo baraguhiga gusyu ndi hano uzaho urabizi aho ndi nubwo nta gihamya ubizi ko ariho ndi urumva urabizi noneho va kuri live ukora ibyo bintu uzana mu bakongomani bawe va kuri live uzane abo bakongomani bawe va kuri live uzana abakongomani babaye nk'indagara umuntu abasanga ahari bakasuhunga barahunga nta umukongomani umva yegeraga kuzaza ngo uza kutaza se wananiwe gufata vayo rwose gatema ukora iki muzajya mumbona nyine ibyo nkora mu gihe mutabizi nyine ntabwo mubizi njye sindi hano ngo mbabwire ngo nkora ibi n'ibi reka muzajya mumbona ngewe ariko abandi nibaza n'ubuzima bwa niba azi icyo nkora se
ntakivuge ariko ngewe mbizi ko aba mu nzu y'umusaza sheri, nzi yuko abaye kubera akombeza inzonye z'umusaza, urumva, nzi yuko abaye kubera ko akombeza inzonye z'umusaza, urumva buriya uri kuvuga ngo umuntu ukora ngo ntasa nkanjye buriya nyine neka nyoko nkamuhekenya ni ku mugoroba n'ikigoroba, urumva, ni nyoko neka ndamuteka sheri, nyoko niwe ununze nkanafata n'ubugabo bwa poe nkabutogosa nkabuhekenya, urumva, nkabuhekenya, urumva, nibwo bununze n'akazi ngira oya ntabwo ndya, nywa amaraso yawe, njya urabona narya ntabwo nakiyanduza, nywa amaraso yawe niyo antunze, ndakumyunyoza nkayanywa. Rero ibyo bivuga rimwe akanwa kubaka etaje, akanwa gashobora kuguhereza ibintu udafite. Mwe muve mu magambo mushyire mu bikorwa, njye nakubajije ngo akazi niba uvuga ko uri umukire, njye nta muntu hano ndaza umubwire ngo njyewe ndi umukire, mumbona gutyo gusa. Impamvu nanjye nta kintu cyanjye muzi, ntacyo muzi, mureba ibije mu matwi mureba ibyo mushaka, urumva, mureba icyo mushaka, mwarangiza ngo wirwa ngo muri club wirwa ninde hano Aisha ndi kukumva gato. Emerewe ubuhunzi ni gute umunyarwanda ahunga ate? Mwagiye munamenya amategeko. Wowe ikintu kimwe ugomba gukora, wifata abakongomani bose ngo bashyire en general, kuko nawe kuvuga ngo abakongomani bose ngo bagiye ngo kunshaka, wenda kuramo akantu k'abakongomani niko ari kuvuga ngo abakongomani bose ngo bagiye kunshaka, ngo igihugu cyose kigiye kuneraniraho. mwihore, ariko akantu k'abakongomani ubu urimo gukora ikintu cyo gukereya urwango n'abantu. Reka niba uri kubivuga, ndi kuvuga amagambo ye yabivuze, ngo abakongomani ngo baramiga, ngo inshuti ze ngo ziraminga. Sheri, mbere yuko ujya munatobora akanwa kanyu, kuko ntazi n'amategeko y'igihugu, mujye munamenye n'amategeko mbere yo gusakuza ngo wowe ngo wajye mu modoka urahunga. Nta munyarwanda wemereye ubuhungiro, iki cyo mugishyire mu mitwe yanyu. Nta munyarwanda uhunga, mumanze munagishyireho mu mutima wanyu, muracyumva. Niba naragiye ngiye gukora, nagiye mfite ibyangombwa by'u Rwanda. U Rwanda wavuga ko uhunze iki? U Rwanda uvuga ko uhunga iki? Niyo wabeshya ibikumwe byawe biragutamaza bikerekana, niyo wavuga ngo ugiye no kubeshya ushyiramo ibikumwe byawe gutya, ubwenegihugu bwawe bukagaragara. Umunyarwanda ahunga iki? Umunyarwanda ahunga iki? Kandi ibyo mujya ngo muri club ziciriritse mugira ute? Sheri, nagiye kuri live zarebe, njyemba nicaye muri VIP. Uzanabaza niba nawe bashiti baba mu Bufaransa, uzambwire club zinjira mutekanye icyangombwa cyawe. Uzambwire club y'inaha winjira mutekanye icyangombwa cyawe, cyangwa uzambwire niba umunzi, niba koko ndi impunzi iva mu gihugu kindi ikajya mu kindi ni iyahe? Mbere ko muvuga, urumva, mbere ko muvuga mujye mumanza munamenye n'amategeko. Mujye munamanza mumenye amategeko, mumenye n'ibyo muri kuvuga, ngo uriya ngo ni sampapi, ngo ni sanga ibiki n'ibiki.